ubwo ni ukuvuga ngo maze imyaka ingahe wibana? maze imyaka 24 nibana. 24. Umuntu ashobora kwibaza ati ni ukubera iki utongeye gushaka kandi Imana ikubwira yuko umutware wawe atakiriho yatabarutse? Impamvu nongeye gushaka nabonye yuko umwana wanje ashobora kuzabaho nabi kandi nkabona ingo z'ikige ntago zifatika kandi nkabona umuntu w'umugabo iyo mushakanye ashobora kuguhindukira umwana wakamwanga. Ubwo rero ndavuga nuko biri kose nasezeranye n'umugabo turavuga ko tuzatandukanwa n'ubupfu cyangwa isagarutse kujana itorero ryo gera nkwiye guhagara ngashikama nkarera umwana wanje kugeza igihe Imana izagira ite izamukuriza. Ubafite imyaka ingahe? Bafite 24 hafi. Se numva ari umukobwa mukuru? Ni umuhungu. Okay, ubwo niyo mpamvu wafashe icyemezo cyo kutongera gushaka? Ntabwo bamfatira umwana nabi ngo nemere. Ubu se ujya wumva namara wenda gushaka nawe washaka? Oya, ntago bimbamo. Byararangiye. Washakanye n'umugabo mumarana umwaka umwe mu buzima? N'umwaka ntago wari ushize. N'umwaka ntiwashize uhita ufata umwanzuro yuko nta wundi mugabo uzashaka mu buzima bwawe? Mu buzima bwanjye. Ubwo ni nko kuvuga ati wagannye ikibikira cyo mu mutima. Inshuti bakunzi ba Iyobokamana TV, turabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Ni kwa kundi mutumenyere ko tugira gutyo tukazana abantu batandukanye maze tukabasha kuganira nabo. Murabona ko twicaranye rero n'umutumirwa wacu, niwe tugiye kuganira. Mu nyemerere tumuhereze ikaze tumusuhuza. Mwiriwe neza kandi muraho murakomeye? Amakuru. Wawe tuguha ikaze ku Iyobokamana TV. Murakoze. Uratangirana no kwibwira abantu badukurikiye kugira amenye ngo tugiye kubana nande muri kino kiganiro? Nge mubona wicaye aha yitwa Vuganeza Randarada, ndi umudamu mfite umwana umwe, nk'abandi umukristo wo mu itorero rya DPR nasengeraga ku Kabaya, ariko nsigaye nsengera ku mudugudu wa Sirowamu, akaba ariho nimukiye. Okay. Uri umudamu ufite umwana umwe? Mfite umwana umwe. Niwe wabyaye wenyine? Niwe nabyaye wenyine. Ubundi nashakanye n'umugabo ntitwamarana igihe, nta mwaka twamaranye, n'uwo mwana mfite ntabwo azise. Nindana nari mfite. Ntabwo azise. Ngira ngo turi buze kubimenya cyane wenda mu buhamya bwiwe. Ubwo bakwita mama uwo mwana? Mama Mutupi. Mama Mutupi. Okay. Mama Mutupi rero ni muntu ki? Ni umukristo yabivuze? Akora iki mu murimo w'Imana? Mama Mutupi ni umuririmbyi, nayoboye korali, nari presidente wa korali ku mudugudu wa Kabaya. Twakoreye umurimo mwiza mwinshi kandi dukora nta kibazo. Uko mbona gutya nyobora korali, hari abagabo twayoboranaga, ariko tukumva twazana umurimo w'Imana imbere. Twagiye kugura n'ibyuma, ngewe uko mumbona burananga umuntu wo kunyurira, tugomba kwivana mu kibazo, umuntu ntakakurotore ngo wemere. Ubwo rero nge nyobora korali, abambanjije bari abagabo, noneho tukaja korali imwe ikagira ibyuma, yagira ibyuma iyindi twe tukagenda, niba badutumiye nko mu gihe cyo kubatizwa, tukagenda tujanye ingoma y'uruhu. Wikoreraga ingoma y'uruhu yari umudamu witwaga Mama Hembe, ikamunuka ku mutwe, kubera ko iyo imvura iguye uruhu ruranuka. Noneho uruhu tukavuga tuti Imana natwe uzatubabarire dufate ibyuma. Korali yabaga ifite ibyuma ntitume twe tubikoraho. Noneho ndavuga nuko biri kose, buriya Imana iyo yavuze ngo uzayobora ubuyobora, ndavuga nuko biri kose dukwiye kwicaza abagabo uko byagenda kose natwe tukagura ibyuma. Ubwo rero byabaye ngombwa dushaka uburyo twafata amafaranga, ndamfata abagabo, burana twese turi mu isi kandi turangana. Ndavuga nuko biri kose aba bagabo reka tubafate turebe uburyo twashaka ibyuma, ariko abandi batekuje abacuranga twe twicaye. Yego. Ndavuga nuko biri kose mfata abagabo turicara, ndavuga nti dukwiye gufata amafaranga tugashira muri cyese. Turangije kuyafata, noneho ariko akwa mu murimo abarwanya Imana, burya hari abarwanya umurimo w'Imana. Ntukagire ngo ubwo ujye mu murimo
haba harimo abadashaka ko mutera imbere cyane rwose. ubwo rero byagezeho ndavuga nti mfata abagabo ndavuga nti mureke tuve muri iki kintu natwe abantu baje badukurikira niba tujye mu ivugabutumwa tujana ibyuma ducurange nuko turangije ubwo nafashe abagabo ndagenda tuja gushaka sente tumaze kuja gushaka sente nta muntu wo kuyicuranga twari dufite mpita mvuga nuko biri kose mukwiye kuva mu bintu tukajijuka mpita mfata umudamu umwe wari twa Mama Hembe atangira gucuranga sente nanje mfata gitari ya base turavuga tutwo biri kose tukwiye kuja turacuranga tugaterana inkunga nkava mu rugo yo nari ntwinyakinama nkazamuka nkaza tugacuranga twamara gucuranga narangiza gataha. Ubu ngubu uzi gucuranga? Tuzi gucuranga sente nanje nacurangaga base gitari twaracurangaga base tukabyiga tukavuga tuti dukwiye kuzamura umurimo w'Imana. Ubwo rero igihe kigeze turavuga tuti abandi bagura za sembare bakagira gute byose twarabiguze nafashe imodoka mfata abagabo bamwe bakarwanya mfate abagabo tuja kugura tuja kugura sembare i Kigali tugura na za gitari nuko natwe mbese tuba abacuranzi muri korali yacu twari dufite ingoma dufite byose kandi tubifite. Amen. Ubwo icyo gihe ari presidente wa korali? Okay. Ngira ngo ni ibintu byiza cyane. Nuko rero noneho rero baravuga ngo iyo Imana ishaka gukoresha umuntu ibintu bikomeye ibanza kumunyuza mu bikomeye ikamukomeza ngo azabone uko akomeza abandi. Wowe Imana yakunyujije he, wanyuze he? Dusangiza ubuhamya bwawe noneho nyirizina. Ngewe Imana buri Imana yanyujije mu bintu bikomeye ku buryo byageze mvuga ko Imana yansize amabiyama wese yose abaho kubera ko nabonye ari ibintu bikomeye. Ubundi nge navutse mu muryango w'abana benshi ariko ndi umwana wa gatanu ariko ibyo nabonye mu bana bose nta wundi wabibonye. Buriya uwo mugabo twaratanye nta nige twamaranye nta gihe rwose nta n'umwaka. Mwari mwarakingiwe? N'impeta ndayifite ndayambaye narasezeranye dusezerana mu rusengero abapasiteri babitonda baradusezeranya cyane n'abantu b'abapasiteri b'i Kigali baradusezeranya nta kibazo ariko burya ibyo Imana ishaka gukora ibikora uko ishaka mu gihe cyayo. None ubwo byageze aho ndaza nari narahunze muri Kongo ndaza ngeze mu rugo iwacu papa yari umucamanza mama yari umukozi ariko ibyo twabonye byari ibintu bikomeye. Ubwo twageze mu rugo nyine urukumva ko iyo umuntu yashatse ntagamera nk'uko wari uri mu rugo rwawe byabaye ibintu bikomeye buri mbese biba birebire. Ubwo ahantu nashakiye ni i Kigali ariko i Kigali ntago nabayeyo. Ubwo rako kana kuko kari gatoya byabaye ngombwa ko iwacu mu rugo mama yarahabaye arapfa amaze gupfa. Ubwo navaga inyakinama nkaja gusengera ku mudugudu yitwa Kabaya hari urugendo rurerure kandi Imana ikandinda nabaga nasibye amaterano nkabona umuntu araje agiye kuntera icyuma ati ngira mu nzu y'Imana nkayijamo. Ariko ubwo igihe kigeze nyine nageze ku rusengero maze kugera ku rusengero iwacu mama amaze gupfa hava ibibazo twari dufite umwana w'umuhungu yakoraga muri PAM na n'uwakoramo arampiga birenze arampiga bikomeye. Urugo twari dufite urugo rukomeye urugo bararusenya mama amaze gupfa biba ngombwa inzu nabagamo bayinyurukanamo dufite umuhungu abahungu bo mu rugo bose banyirukana mu nzu ibibazo birebire mbese narakubititse birenze Mana birenze sinzi nuko nabivuga. Ubwo rero igihe kigeze inzu nabagamo byabaye ngombwa ko bazana ubuyobozi bazana abantu kugira ngo bamfunge abantu bajye kugira ngo bamfunge buca ibintu ndabitunda ndimuka ahantu ngiye kwimukira mparaye bahita bazana abantu bo kunyica. Wa mugabo mwabonye watangiye niwe wampanurira nambwira ati mbonye bagushyinguye kandi mbonye tugarutse tuje gushingura umurambo wabukuye ahantu muri muhemu umugezi utemba ariko abantu banjye inama bati wakwimutse ko amagara ariyo ya ngombwa. Ndimuka aho nimukiye abo bantu bahita baza kunshaka n'ubundi navuye mu nzu uwo munsi abantu bahita bakinguza abana twari turi kumwe mu nzu kwa Devota wa Bruno uwo mugabo nijije inzu. Umunsi nayivuyemo nibwo baje gushaka kugira ngo banyice ariko nimukiye mu nzu y'umuntu wari wayintije hari umudamu witwa Mama Hembe wari wantije iyo nzu nuko ndimuka. Ubu rero mu by'ukuri
ndi mu nzu ya kane hari modesheje kandi iwacu twari abakire, umuhungu ukora muri pamu yaraduhize magingo aya ntago twifuriza icyiza na kimwe, na n'ubu hari ibi bintu nimubisora nzi ko hari no kumitana yamitana ateye ukuntu. Ni musaza wawe? Ni musaza wanjye kandi akora muri pamu pe. Kubera icyo abahigaza nyine akora muri oni, twaraburanye twagize gute ariko akumva mu buzima atandeba no mu maso. Ubwo rero mu by'ukuri ubu ninjye uri gusembera ahantu hanze, uko biri kose Imana yarahandindiye. Ni iki cyatumye umugabo amushakana ariko ntimwambarana n'umwaka, byagenze gute? Aho naho hashobora kuba harimo ubuhamya bukomeye. Umugabo twashakanye ntabwo twabanye, twarashakanye tumaze gushakana igihe kigeze, twari turi muri Kongo, tumaze kuba muri Kongo kwa kuntu abantu bahunguka, ngenda hunguka wenyine arasigara. Ubwo rero mu by'ukuri kugeza ubu mfite umwana yavukiye mu Rwanda amaze imyaka 24 avutse. Ubwo rero nta sazi nanjye nta mugabo nzi, ubwo byaranyuze kandi. None ntabwo mwatandukanye ku bushake bwawe? Nyine mwaraburanye? Ariko iyo nsenze Imana irambwira iti yararangije, yarapfuye, ntawe uriho. Mwari mutaramarana umwaka? Nta mwaka twari tumaranye. Ngira ngo ni ibintu byumvikana kandi ni ibintu bibabaje, nyine Imana igohe kwihangana. Ubwo ni ukuvuga ngo maze imyaka ingahe wibana? Maze imyaka 24 nibana. 24. Umuntu ashobora kwibaza ati ni ukubera iki utongeye gushaka kandi Imana ikubwira yuko umutware wawe atakiriho, yatabarutse? Impamvu nongeye gushaka, nabonye yuko umwana wanjye ashobora kuzabaho nabi, kandi nkabona ingo z'iki gihe ntago zifatika, kandi nkabona umuntu w'umugabo iyo mushakanye ashobora kuguhindukira umwana wawe akamwanga. Ubwo rero ndavuga uko biri kose nasezeranye n'umugabo, turavuga ko tuzatandukanwa n'ubupfu cyangwa isagarutse kujana itorero ryo ryera, nkwiye guhagarara ngashikama nkarera umwana wanjye kugeza igihe Imana izagira ite izamukuriza. Ubu afite imyaka ingahe? Bafite 24 hafi. Sinumva ari umukobwa mukuru? Ni umukobwa? Ni umuhungu. Okay, ubwo niyo mpamvu wafashe icyemezo cyo kutongera gushaka? Ntabwo bamfatira umwana nabi ngo nemere. Ubu se ujya wumva namara wenda gushaka nawe washaka? Oya, ntago bimbamo. Byararangiye? Byararangiye. Washakanye n'umugabo mumarana umwaka umwe mu buzima? N'umwaka ntago wari ushize. N'umwaka ntiwashize uhita ufata umwanzuro yuko nta wundi mugabo uzashaka mu buzima bwawe? Mu buzima bwanjye. Ubwo ni nko kuvuga ati wagannye ikibikira cyo mu mutima. Nyine wabaye mubikira mu mutima, niko mvuga. Ntabwo ari officiel cyangwa ahubwo umuntu ashobora kubyibaza ati kubera iki se wumva wafashe icyo cyo kutongera gushaka, ntiwiha Imana burundu nyine ngo ujye mu babikira hari? Kwiha Imana navuze ko biri kose ngiye gusenga Imana, ikintu ndindiriye n'ubugingo buhoraho. Kuko ijambo ry'Imana uri kubona n'abantu bubatsinga iki gihe ntizifashe, nubatse uri kuvuga ati ubwo nashakiye iki, ugasanga byose ni ibibazo. Okay, ngira ngo birumvikana cyane. Mama, ufite inkuru ibabaje pe, iteye n'agahinda, ariko kumara imyaka 24 uri umugore wibana kandi ugakiranuka, ubwo wabishobojwe n'iki? Hamwe no gusenga nyine nafashe gahunda, ndavuga uko biri kose ngiye gusenga Imana. Buriya ahantu hose nta Imana itakumvira. Hari igihe ikibazo cyazaga nkumva intege zibaye nkeya, ndavuga uko biri kose ukagenda ukagera ku giti ugapfukamaho, Imana ikaguhumuriza aho ngaho, ukagenda ukagera ahantu runaka ugapfukamaho, Imana ikageraho ikagufashiriza aho ngaho. Ubwo rero navuze uko biri kose njyewe ibintu byo kuvuga ngo ngiye kwiyanduza, kuko nabonaga ubuzima bwo mu isi buruhije. Nabonaga uko ndi mu rugo nimvuga ngo wenda ngiye gushaka cyangwa ngiye kujya gute n'ubundi bibazo biziyongera. Navuga uko biri kose ngiye gufata umwanzuro, nje nsenga Imana, Imana inyambika imbaraga, nanjye nkavuga Uwiteka, nanjye ibyo wanga ndabyanze, ibyo ukunda nanjye nibyo nkunze, kugira ngo Imana izanshoboze. Okay, ngira ngo birumvikana. Mama, bambwiye yuko uri umuvuga butumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Ndashaka kukurekera iyi minota isigaye, ni myinshi. Iyo ariyo yose nge nta kibazo. Utubwiriza ijambo ry'Imana Yesu yagusize ku mutima, maze nurangiza umbabarire ufate umwanya uhagije. Nimwita ngo uhagije,
nushaka uhamagara abagufasha, ndabona mwese muri abanyamasengesho. Hari abantu batandukanye bari hirya no hino ku isi bafite ibyifuzo bitandukanye, bafite ibibazo bitandukanye, bamwe bararwaye, abandi bishwe n'agahinda, abandi bashaka gukizwa gukiranuka ibibi bikabatanga imbere, abandi barashaka yuko Yesu yabaha imbaraga ngo bakizwe cyangwa babashe gukiranuka. Uze gufata uwo mwanya uhagije maze usengera ibyo byifuzo byose by'abantu batandukanye. Ngewe ndaza kugaruka twenda kugana ku musozo. Umwanya n'uwawe ukatugezaho ijambo ry'Imana. Imana ibaho umugisha. Ijambo ry'Imana ni ryiza kandi ijambo ry'Imana niryo ryatubeshejeho, niryo ryaturemye. Reka twicare dusome ijambo ry'Imana hano muri Yeremiya, ibice byaho ni 18. Yeremiya ibice byaho 18. Reka dusome ijambo ry'Imana. Umutwe w'amagambo aravuga ngo ikimenyetso cy'umubumbyi n'ikibimbano cye. Umurongo wa mbere avuga ngo ijambo ryaje kuri Yeremiya rivuye ku Uwiteka riti, haguruka umanuke uje mu nzu y'umubumbyi, niho nzakumvishiriza amagambo yanjye. Nuko ndamanuka njya mu nzu y'umubumbyi, ndebye mbona arakorera umurimo we ku ruziga. Nuko ikibindi yabumbaga mu ibumba gihombera mu ntoki z'umubumbyi, maze aribumbisha ikindi kibindi kimeze uko ashaka. Maze ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti, yemwe ab'inzu ya Isirayeli mwe, mbese sinabasha kubagenza nk'uyu mubumbyi? Niko Uwiteka abaza. Dore uko ibumba rimeze mu ntoki z'umubumbyi, niko namwe mumeze mu ntoki zanjye, mwa ab'inzu ya Isirayeli mwe. Imana itugirire neza. Ijambo ry'Imana rero ni ijambo ridukomeza kandi ni ijambo rituvana mu bibi rikatwinjiza mu byiza. Uyu mugaragu w'Imana Yeremiya yari umuntu Imana yahamagaye, nawe wanyuze mu bintu byinshi kandi byamuvunaga kandi byamugorana. Gukorera Imana ntago byabaga byoroshye, ariko Imana iramubwira iti, Yeremiya haguruka nkujane mu nzu y'umubumbyi, nkwereke uko nzakugenza, uko nzagenzereza aba bantu, ngiye kugutuma nawe uzantumikire. Yeremiya aramanuka araza agenda, ageze mu nzu y'umubumbyi. Buryo umubumbyi yagiye kubumba abanzaga yafata ikivovo akagicukurira, yarangiza agashiraho ikigata, yamara gushiraho urugata, yarangiza agafata ibumba yabumbye agakuramo utunogo twose turimo, agakuramo akantu kose karimo, agakuramo n'akantu kose gatuma haza umututu mu nkono y'umubumbyi ari kubumba. None igihe kigeze Yeremiya aramanuka, ntabwo umubumbyi yarazi icyo Yeremiya yarashaka, ariko Imana yari izi icyo yatumiye Yeremiya. Noneho Yeremiya aragenda, ageze mu nzu y'umubumbyi arahagarara. Birashoboka ko umubumbyi yaravuze ati, uyu muntu ko ahagaze hariya ari mu biki, ariko Imana hari icyo yashaka kuri Yeremiya. Noneho ngo umubumbyi arabumba, amaze kubumba ngo ibumba yabumbaga rihombera mu ntoki ze. Rimaze guhombera mu ntoki ze, ngarongera afata irindi bumba ararikata, abumba ikibumbano kimeze nk'uko agize ate ashaka. Noneho Yeremiya arangiza, Imana aramubwira ngo, Yeremiya, uko niko abantu bameze mu ntoki zanjye. Niko Imana yabwiye Yeremiya ngo uko iri bumba rimeze niko namwe meze mu ntoki zanjye. Natwe ubwacu turi ibibumbano by'Imana kandi turi ubwoko bw'Imana, ariko Imana ishaka kugenza uko ishaka. Imana ishaka yagukoresha ibyo ishaka, waba uri munini, waba uri muremure, waba uri mugufi, uko waba uri kose Imana yakugenza uko ishaka. Kandi isi yose turi ibibumbano by'Imana. Waba ufite amafaranga, waba utayafite, uko waba uri kose Imana yagukoresha, yakugenza uko ishaka. Na Yeremiya rero Imana imaze kumwereka ibyo, yaramubwiye iti, mbese aba bantu sinabagenza uko nshaka? Natwe turi mu isi, birakwiriye kugira ngo tugende dukora ibyo Imana ishaka, kuko ishaka wasitara ukagwa, wagenda waba uri mu nzira ukagwa, waba uri mu rugo ukagwa, kuko turi ibibumbano by'Imana. Ikibumbano rero ni ikintu cyitwara neza. Iyo abantu bafashe ibibumbano cyane cyane nk'inkono, umuntu ararifata akaribumba akavuga ati, ko iyi nkono ikwiye guteka ibyo kurya, kandi inkono ikora umurimo mwinshi. Ariko noneho iyo dusuye mu ijambo ry'Imana tureba ukuntu Nebukadineza yari umukozi w'Imana, ariko ari umukozi w'Imana arangije yimura Imana. Amaze kwimura Imana, Imana iramufateje kurisha mu ishyamba. Amaze kuja kurisha mu ishyamba, ntabwo yarazi ibyo Imana yari ishaka, ariko yari yagize agasuzuguro ku Mana. Imana irangije
imwe iyemera ko aje kurisha mu ishyamba kuko yari yasuzuguye iki Imana. Ariko mu by'ukuri ni ikibumbano cy'Imana. Imana yagukoresha ibyo ishaka, Imana yagufata uko ishaka, kuko niyo ifite ubugingo bw'ibyaremwe byose kuki mu maboko yayo. Imana rero azi kandi ni nyembaraga, Imana irakomeye kandi ishobora byose. Ushaka yagukoresha uko ishaka, yakugenza uko ishaka, abari mu isi bose Imana yabakoresha ibyo ishaka. Imana ibamugisha. Iryo nijo jambo nari mfite kugira ngo abantu bose bamenye ko turi ibibumbano by'Imana, kandi ko Imana yadukoresha uko ishaka. Ishaka yaguhombya, ishaka yagukiza, ishaka yakwica, ishaka yakubeshaho, byose mu maboko yayo. Murakoze rero, numva ijambo ry'Imana ari iryo nari mfite, ariko Imana ni nyembaraga kandi ni nyebabazi, kandi hahirwa abayubaha, kuko iyo wubasha Imana ikongerera uburame, ariko iyo utayubashe igabanya iminsi yawe. Icyambere dutunzwe nacyo ni dutunzwe no kugira ngo dusabe imbabazi ku byo twagiye dukora, kuko Imana ikunda abantu baca bugufi. Iryo niryo jambo nari mfite. Imana ibahe umugisha. Ubwo rero hari indirimbo nari mfite numvaga twaririmba yatumye nyura muri ibyo bintu, nkavuga ni Imana je umfasha, umpa imbaraga, kuko uri Imana ishobora byose. Ni Imana yitwa ubushake bw'Imana burasharira, kuko ibintu nanyuzemo byarancaririye birarura, ariko kuko Imana izi byose yatumye mbinyuramo. Reka turirimbe iyo ndirimbo rero, noneho turangize hamwe no gusenga Imana ibagirire neza. Reka turirimbe iyo ndirimbo yitwa ubushake bw'Imana bugira gute, burasharira. Reka turirimbe igitero cya mbere, turangize n'icya kabiri n'icya gatatu. Ubushake bw'Imana burasharira, yo yagukomerekeje niyikomora, uko waba uri kose ntiwabikuraho, uretse kukwambika imbaraga ngo wowe ushikame. Ubushake bw'Imana burasharira, iyo yagukomerekeje niyikomora, uko waba uri kose ntiwabikuraho, uretse kukwambika imbaraga ngo wowe ushikame. Manurera, manurera, mande zose manurera, ibizima n'abakuru bituruwera, ibihe byose Mana yacu ureraha, ureraha. Manurera, manurera, urera mande zose manurera, ibizima n'abakuru bituruwera, ibihe byose Mana yacu ureraha, ureraha. Wiga amashuri menshi akakubera imfabusa, waba ufite ubutunzi ukaba ubaye umukene, kandi uko waba uri kose ntiwabikuraho, uretse ko ifite ubushobozi bwo kukurengera. Wiga amashuri menshi akakubera imfabusa, waba ufite ubutunzi ukaba ubaye umukene, kandi uko waba uri kose ntiwabikuraho, uretse ko ifite ubushobozi bwo kukurengera. Manurera, manurera, impande zose manurera, ibizima n'abakuru bituruwera, ibihe byose Mana yacu ureraha, ureraha. Manurera, manurera, impande zose manurera, ibizima n'abakuru bituruwera, ibihe byose Mana yacu ureraha, ureraha. Mwene data nawe nyurwa nuko ikugize, kuko ikintu cyose kigira icyacyo gihe, kandi uko waba uri kose ntiwabikuraho, uretse ko nigutabara bose bazabimenya. Mwene data nawe nyurwa nuko ikugize, kuko ikintu cyose kigira icyacyo gihe, kandi uko waba uri kose ntiwabikuraho, uretse ko nigutabara bose bazabimenya. Manurera, manurera, impande zose manurera, ibizima n'abakuru bituruwera, ibihe byose Mana yacu ureraha, ureraha. Ndakeka turangije ahari.
reka dusenga Imana niwo musozo wa nyuma kugira ngo Imana ije idufasha mu rugendo, kuko ijambo ry'Imana ryaravuze ngo hasigaye intwarane, intwari zo zirananiwe. Muri urugendo rero tudashobojwe n'Imana nta wundi wadushoboza, kandi umwuka wera niwe ukwiye kudushorera kugira ngo aje atwambike imbaraga muri uyu murimo. Reka dufashe abantu rero baze dusenga Imana kugira ngo Imana itugirire neza kandi twambike imbaraga. Ndakeka Imana idufashe. Murakoze. Byose Imana ikiranuka, Mana yita ku batagira shinge na rugero, Mana irengera abari batagira shinge na rugero, urengera imfubyi ukarengera abapfakazi. Waremye ishusho, waturemye mu ishusho yawe, uri Imana ishobora byose, ufite ubugingo bw'ibyaremwe byose mu maboko yawe. Mana, abagabo, abagore, abasore, abakecuru n'abasaza, abana bato, abakobwa batwita bari mu bitaro, mu ngo, mu zimbohe, bose bafite ubugingo, ufite ubugingo bwe mu maboko yabo. Mana rero turi imbere yawe, turakwinginze kugira ngo Mana utweze utubabarire muri urugendo nta muhanga, ariko tweze Mana, kuko ibyo twakoze ni byinshi, ariko uri umunyambabazi utinda kurakara, nuko nyagora ku ngoma. Muri uyu mwanya Mwami turakwinginze kugira ngo dufashe, utwambike imbaraga muri urugendo, tuyobore. Turifuza kugira ngo tugende imbere tugukurikire, kandi abantu Mana nawe tubasabiye umugisha, ari uwatubokoreye ibi byose tumusabiye umugisha kugira ngo ubugingo bwacu bunindirwe muri wowe. Urakoze kubyumvise. Reka twamagane imyuka mibi, reka twamagane abadayimoni, ibidakure kutwumva ntibikatwumve, bidakure kutureba ntibikaturebe. Reka Mana tukubone kandi udushoboze muri urugendo. Urakoze kubyumvise mu izina rya Yesu Kristo. Amen.